ubuzima bwuzuye bwo muri Yesu. Niryo jambo tugiye kuvugaho hanyuma tugasenga. Ubuzima bwuzuye bwo muri Yesu. Turihuta rero muri iri jambo rivuga ku buzima bwuzuye bwo muri Yesu. Reka dusome ibyanditswe, duhere Yohana igice cya 10 n'umurongo wa 10. Yohana igice cya 10 uhageze adusomere. Yohana igice cya 10 umurongo wa 10, ubuzima bwuzuye bwo muri Yesu. Hanyuma undi adusomere Abatesalonike ba mbere igice cya 5 n'umurongo wa 23. Yohana igice cya 10 n'umurongo wa 10. Yohana igice cya 10 n'umurongo wa 10. Yego. Umujura ntazanwa n'ikindi. Umujura ntazanwa n'ikindi. Keretse kwiba no kwica no kurimbura. Keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi zibone ubugingo bwinshi, cyangwa zibone ubuzima bushyitse, zibone imibereho ishyitse. Hera ku murongo wa 8 twumve Yesu atangira kwivuga uwari. Hera ku murongo wa 8. Abambanjirije bose barabajura n'abanyazi. Aha ni Yesu arimo aravuga ngo abamubanjirije bose barabajura n'abanyazi, ariko intama ntizumvise abo banyazi n'abajura. Ni rembo. Aha natangiye yivuga ngo niwe rembo. Umuntu niyinjira muri jye. Urumva we arimo arahamiriza yuko Yesu ni rembo. None arivuga ngo umuntu naramuka yinjiye muri jye azakizwa. Uwinjira muri Yesu akamwinjiramo neza, numwinjiramo ikibazo ari ibyaha, Yesu yiteguye kugukiza ibyaha. Numwinjiramo ikibazo ari umuvumo warekuweho w'umuryango, muvumo wa karande, muvumo w'umurozi, umuvumo wa Satani wari wose. Numwinjiramo akavuga ni ngerembo. Niwinjira ufite ikibazo cy'umuvumo uzakizwa uwo muvumo. Semene amen. Hari abantu babana arekuweho amagambo makomeye n'ababyeyi bakabavuma, kabarekuraho ijambo ry'umuvumo. Hano naravuga ngo umuntu ninjira muri mwe neza kuko ari ngerembo azakizwa. Yesu yiteguye kugukiza ikintu cyose kikugarisha. Komeza hepfo. Azinjira sohoke azabona. Urumva arimo aramenya ngo azinjira sohoke abone n'urwuri. Mu yandi magambo, uzinjira, numara kwinjira agukize, namara kugukiza nugera hariya hanze uzasanga ibintu byose byamaze gutungana. Nicyo bishatse kuvuga ngo uzinjira nusohoka uzabona urwuri, uzabona ibikeneye, uzabona ibyo wifuza, kuko winjiye muri we agukiza ibyagutezaga kutabona ibyo ukeneye. Nicyo bishatse kuvuga. Nigerembo umuntu ninjira muri jye azakizwa. Azakizwa iki? Bya bindi bishaka kumwica. Azakizwa bya bindi bituma atabona nidizi ziwe, ibyo akeneye. Buriya Yesu yakiza ntabwo akiza ikibazo, ahubwo akiza umuzi w'ikibazo. Haleluya. Nubango ntabwo Yesu akemura ibibazo, ahubwo akemura inkomoko y'ikibazo. Iye we agiye gukemura rugo we ntabwo umuntu ashobora kuza ukamutakira washonje meze nabi agahita ati akira bitanga igendo rike, ariko ni by'uwo munsi. Yesu rero we akemura ikibazo gikemeye burundu. Nibyo bivuga rero ngo niwinjira muri jye uzakizwa, nusohoka uzabona urwuri. Bisobanura ngo winjiye muri we aragukirije, amaze kugukiza ugera hanze uhita ubona ibyo wari ukeneye, kuko icyakubuzaga kubona ibyo ukeneye cyavuyeho. Icyakubuzaga kugera aho wifuza cyavuyeho. Kuko rero icyakubuzaga kubona aho kugera aho wifuza cyavuyeho, ni ngombwa ko ugera aho wifuza kugera. Nibyo hano avuga. Komeza hepfo noneho. Yego. Arimo arasobanura ngo umujura noneho ubwo arimo agaragaje mu rundi ruhande. Mu rundi ruhande arimo aragaragaza uruhande rundi ko hari umuntu ushobora kuza mu buzima bwawe, ariko akaza ari umujura. Ikimugenza ni ukukwiba. Satani agenzwa no kwiba amahoro, kwiba amagara meza, kwiba amahirwe, kwiba umugisha, kwiba urugo rwawe,
kwiba abana bawe, kwiba icyo wari ufite, icyo Imana yaguhaye. Ntabwo umujura yiba ikidahari, umujura yiba igihari kigaragara. Rero iyo Satani yinjiye mu buzima bw'umuntu ntabwo yiba ibigaragara, ntabwo yiba ibidahari, yiba ibihari. Niyo rero sasa hano rero Yesu yarimo ngo yamara kwibihari, ngo kandi uyu mujura ikindi kimugenza ni ukwica. Ntabwo yiba gusa, aranica. Aziba ubwenge bwawe, namara kubwiba kugira ngo butazongera kuzanzamuka abwice. Aziba ukuboko kwawe kwiza kugira ngo namara kukwiba kwa kuboko kwiza, igihe cyose icyo uzakora kizahore ari kibi, akwice. None kwa kuboko icyo ukoze cyose kikubere kibi, kuko ntabwo yibye gusa, ahubwo yaranishe. Ntabwo yanishe gusa, yaranarimbuye. Uwo ni wa muntu rero ushobora gusanga apfiriye mu bibazo by'iteka ryose, kuko yibwa ukuboko kwiza, arajya muri business gashya, yahindura iyindi gashya, yahindura iyindi gashya. Kubera iki? Yibwa ukuboko kwiza kuragenda. Yibwa igikundiro kiragenda, kimaze kwibwa gihabwa abandi. Noneho sasa ntacyo kigira. Noneho muri uko kwibwa uwo muntu azahora ukumva nyine ibyiwe nta bihari, byaribwe. Aha rero ariko nibyo Yesu yavuga ngo umuntu ninjira muri ge azakizwa bya bindi cya kindi cyakagombye kumwiba, azakizwa, azarindwa umujura. Komeza hepfo noneho sasa. ariko njyewe nazanye no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone ubwinshi. Ariko jyeweho urumva icyamuzanye, Yesu icyamuzanye nge nawe ni ukugira ngo nge nawe tubone ubuzima bwuzuye, cyangwa se tubone ubugingo bwinshi. Ubugingo bwinshi, yani bwinshi butari bukeya. Ntabwo yazanywe no kugira ngo ubone ibintu bike, yazanywe no kugira ngo ubone ubugingo bwinshi, ubone amahoro menshi, ubone ubwenge bwinshi, ubone umunezero mwinshi, ubone ibintu byuzuye bishyitse. Semene amen. Iyo Yesu avuga ngo ubugingo bwuzuye, ni ibitekerezo byuzuye byinshi kandi by'umugisha. Bwana sifiwe sana. Iyo avuga ngo ubugingo bwuzuye, ni uvuga ngo ni umutima wuzuye amahoro. Nta guhagarika umutima ngo nzabaho ne nzamerane. Uzisanga uri mu bwishingizi bwo kubaho, kuko Yesu yazanywe no kugira ngo ubone ubugingo bwuzuye, apana bwinshi. Yazanywe no kugira, iyo Yesu avuga ngo bwinshi, ni ukuba ufata ibyemezo byuzuye kandi byiza. Igihe uhisemo ugasanga uhisemo neza ikikubereye, igihe utoranyije icyo gukora ugasanga utoranyije icyo gikwiriye. Ntutoranye ikintu kizatuma wicuza, ntuhisemo ikintu kizatuma uvuga ngo iyo nza kubimenya. Kuko mu bugingo niho tubonamo umutima, niho tubonamo ibitekerezo, niho tubonamo amarangamutima, niho tubonamo ubushake. Noneho rero mbere y'ibindi byose bikorwa by'umwana w'umuntu bihera aho ngaho. Nta kintu wakora utabanje kugishaka. None rero Yesu avuga ngo zibone ubugingo bwuzuye, ni ukuvuga ngo wowe ubushake bwawe buzajya buba ubushake bwiza gusa. Nushaka ikintu uzashaka ikintu cyiza. None nujya gufata ibyemezo uzafata ibyemezo byiza bizatuma utaregereta. Semene amen. Nujya guhitamo uzisanga wahisemo neza ku buryo utazigira wicuza. Nutekereza uzatekereza neza, ntuzatekereza ibiguhangayikisha, ntuzatekereza ibikujyana mu byaha, ntuzatekereza ibikuvana mu murongo w'Imana. Kuko yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi ubugingo bwinshi. Yazanywe no kugira ngo ube wuzuye muri wowe. Semene amen. Nta kintu kizakuyobera muri wowe, kuko n'icyamuzanye Yesu muri ibyo byose yazanywe no kugira ngo tugire n'ubwenge bwinshi, ngo nuko abungura ubwenge bwo gusobanukirwa. Arongera ngo nzabaha ururimi n'ubwenge bitazigera bitsindwa n'abanzi banyu. Ni isezerano Yesu yatanze. Ngo nzabaha ubwenge n'ururimi bitazigera bitsindwa n'abanzi banyu. Mu yandi magambo rero, ubugingo bwuzuye harimo n'ubwenge bwuzuye bushyitse. Bwa bwenge nta mayobera, ubundi nta bintu biyobera. Nta umuntu usenga by'ukuri ntavuga ngo ibintu byamucanze. Reka byamucanga gute? Umuntu usenga Imana y'ijuru n'isi, ibintu bikamucanga, ibintu bikamuyobera. Ukumva umuntu wamaze bimeze, yewe nashobewe, nayobewe, nabuze uko mbyitwaramo, nabuze uko mbigenza. Usenga Imana rurema, nta mayobera mu mutima w'umuntu usenga by'ukuri rurema.
wiringiye Imana uzapfukama, numara gupfukama uzahamagara Imana muri bya bindi usa nkaho ubona nk'ibigucanze, izazi bigusobanurije. Semeneme izazi kubwira inkomoko yabyo, ikubwira ati impamvu uciye muri ibi nibi biraterwa n'iki, usobanukirwa uve mu rungabangabo uve no mu gihirahiro. Semeneme none izahita ikugayidinga kuvuga ati no fata amasengesho y'iminsi runaka kugira ngo ibi mbikureho, byavuye aha byaturutse aha byagenze gutya na gutya, igisigaye none niba ushaka ko bihagarara fata amasengesho, nuyafata bizahagarara, nutayafata ubwo nushaka ko bigumaho bizagumaho. Kuko hari umuntu Imana ibwira ikintu ikavuga ati bimeze gutya, byagenze gutya na gutya, bigenda gutya na gutya, fata iminsi yanjye ube imbere yanjye, ugasanga naniwe no gufata iminsi yo kugira ngo cya kintu kiveho. Ubwo rero cya kintu kirakomeza, ariko si uko Imana iba itagize gute, itasobanuye inkomoko n'intandaro y'ibyo umuntu aba yaraciye, inkomoko y'ibyo umuntu arimo ararwana nabyo. Bwana sifuwe sana. Amen. Kuko njyewe wundi nizera twese ariko twakagombye kumera ubundi mbere y'uko ugomba gusenga, wakagombye kwibaza ngo iki kibazo kirava he, kiraturuka he. None wamara kumenya aho gituruka ukabona gufata ibihe byo gusenga kugira ngo gihagarare. Semeneme. Niyo mpamvu mu gice cy'abapagani habaho umwuka witwa kuraguza no gushaka kumenya amakuru. Nukuraguza nyine ushaka kumenya byagenze gute, ninde wanyiciye umwana, ni kubera iki nibi, no kumenya amakuru. Ariko mu gice cya kuzimu uba ugiye kubaza ikuzimu, ugiye kubaza kwa Satani. None rero natwe mu ruhande rw'Imana yacu ubundi mbere yo kwibaza ibibazo Imana kubera iki ibibazo bitari kuvaho, biraterwa n'iki. Urumva icyo gihe nugenda gutyo Imana izakubwira ikigira gute, ikibitera. Nimara kubwira ikibiteza kuvuga ngo fata ibihe byo gusenga. Bwana sifuwe sana. None ufata ibihe byo gusenga cya kibazo kizavaho. Haleluya. Ariko nudafata ibihe byo gusenga ubwo egare we urashaka ko gikomeza. Ariko Imana si uko itakuvanye mu gihirahiro cyangwa se itakuvanye mu rungabangabo. So Imana dusenga rero ni Imana yiteguye kuduha ubuzima bwuzuye kandi bushyitse. Ntabwo ari Imana itujyana mu mwijima, ahubwo yirwana no kudukura mu mwijima itujyana mu mucyo. Umuntu uri mu mucyo nta na kimwe kano kanya agasimba kose kaca hano, kuko kano kanya hari umucyo urakabona, ariko kano kanya hari umwijima, udusimba duto twatambuka hano ntutubone. Icyo bivuze iki rero? Uri mu mucyo nta kintu kimuyobera. Semeneme. Ibi mubaho byose mu buzima bwe abazi inkomoko yabyo, kuko ari mu mucyo. Ibyacamo byose abazi inkomoko yabyo. Intambara zose arwana nazo abaza aho zikomoka naho zituruka. Ndavuga umuntu wicaye mu buzima bw'umucyo neza, Imana iba yaramumurikiye mu matoroshi yayo, ikazana umucyo ikamwereka inkomoko y'urugamba n'intambara ziwe zose, ukarwana n'ibyubuza. Ariko iyo ukiri mu mwijima ubona ibintu bikwisuka hejuru, ntumenye inkomoko yabyo, ntumenye aho bituruka, uhora witotomba, uhora utuka Imana, uhora iganya, uhorana ubwihebe, iki. Ariko uri mu mucyo ibyo nta gihe agira cyo kwitotomba, abazi ibyacamo n'ibyanyuramo. Kandi Imana iba yaravuganye nawe izi neza yuko ibyo arimo aracamo n'ibyanyuramo hari igihe bizahagarara. Semeneme. Ari ikibazo cy'igihe gusa, ari ikibazo cy'igihe ategereje ko ibyo bintu bizagira gute, hari igihe kizagira akabivamo. Nk'uko nyine umubyeyi n'ubundi nawe ategereza iki, igihe cyo kubyarira umwana, akaba azi ngo kuba ntwite. Niyo umuntu yanseka ngo nta mwana, yanseka ngo nta mwana, ninde ushobora guseka umubyeyi utwite ngo nta mwana afite? Ntibibaho. Iyo twese tubona umuntu utwite tuhita tumenya ko azabona umwana. Ariko iyo tubona umuntu adasama, umwaka wa mbere ugakubita, uwa kabiri ugakubita, uwa gatatu ugakubita, uwa kane, uwa gatanu, niho dutangira kuvuga ngo uriya nta mwana. Uwo ngo wamwita ngo wanabishatse wamwita ingomba ko atabyara. Ariko se ninde wafata umuntu utwita akavuga ngo ni ingomba? Semeneme. Uko rero niko bimera kuri wa muntu uri mu mucyo. Ntugira ikibazo kuko udafite amafaranga kandi uzi ko yatwite. Igihe cyategetswe uraza kuyabona. Igihe cyategetswe just imodoka uraza kuyigura. Igihe cyategetswe inzu ubukode uraza kubusohokamo kuko ubuzi ngo wavuganye n'Imana. Semeneme. Dukomeje rero ijambo ryavuze ngo nasohoka azabona urwuri
kandi ngo ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo bwinshi kandi bwinshi koko. Yesu nicyo cyamuzanye, ni ukugira ngo ubone ibintu byuzuye, ni ukugira ngo ubone ibintu byinshi, ubugingo bwuzuye, ubuzima bushyitse. Dusomere Abatesalonike ba mbere igice cya 5. Abatesalonike ba mbere igice cya 5 5:23. Turebe uburyo Yesu avuga ngo nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi ubugingo bwinshi. Imana y'amahoro ibeze rwose. Imana y'amahoro ibeze rwose. Kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu. Kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu. N'ubugingo n'umubiri byose birarindwe. N'ubugingo n'umubiri byose birarindwe. Yesu yazanywe no kugira ngo icyitwe umuntu. Yari abizi yuko umuntu ari ibintu bitatu, kugira ngo uwo muntu abe ashyitse rwose kandi abe yuzuye. Yesu yari azi ngo hari ikintu cyitwa umwuka, amenya ko hari icyitwa ubugingo, amenya ko hari icyitwa umubiri. Kugira ngo wowe ube ufite ubuzima bwuzuye nuko ufite umwuka. Kugira ngo wowe ufite ubuzima bwuzuye nuko ufite ubugingo. Kugira ngo wowe ufite ubuzima bwuzuye nuko ufite umubiri. Havuyemo kimwe muri ibyo ntabwo waba ukiri umuntu. Nta bugingo ufite nturi umuntu, nta mwuka ukurimo nturi umuntu, nta mubiri wambaye nturi umuntu. Noneho rero uyu Yesu yavuze ngo yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi ubugingo bwinshi. Iri jambo rikaba rigarutse rivuga ngo Imana y'amahoro ibeze ubwanyu n'umwuka wanyu. Komeza ongera usubiremo. Imana y'amahoro ibeze. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ibeze rwose, kuko nakajambo gatsindagira ngo rwose. Kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu. Mwebwe ubwanyu, wowe ku giti cyawe, wowe ku giti cyawe, ngiye ku giti cyanjye. N'umwuka wanyu. N'umwuka wanyu. N'ubugingo. N'umubiri byose birarindwa. N'umubiri byose birarindwa ku kajambo. Nuvuga ngo Yesu yazanywe no kugira ngo arinde spirit yawe, umwuka wawe urindwe. Abarozi ntibakawushike, abapfumu ntibakagushike, cyangwa se nibagerageza no kugushika no kugukurura, bakagerageza gukora ibikorwa byabo by'ubupfumu n'uburozi kuri spirit yawe. Yesu yazanywe no kugira ngo igihe byanakozwe ibyo byangirike bisenyuke. Amen. Igihe hashitwe mu mwuka umurozi agashitura wowe, kuko umurozi nyamurozi ntabwo mbere yuko aroga umubiri ashitura wowe umwuka. Noneho yagushika we mu mwuka akakujyana ku gicaniro cy'imyuka mibi mu isi y'umwuka, ahari ibiremwa by'abadayimoni, ahari imizimu n'amagini, aho yambariza ibyo bintu. Noneho ya spirit yawe yashitse akaba yayizanye muri hantu hari imyuka mibi. Ya myuka mibi agomba kuguteza kugira ngo wisange mu buzima bubi, agomba kuguteza kugira ngo wisange warwaye, wisange wangiritse, wisange wononekaye. Noneho hano ijambo rivuga ngo n'umwuka wanyu urarindwe. Mu yandi magambo Yesu yiteguye no guproteja spirit yawe, umwuka wawe ukarindwa. Amen. Mu gihe ushitswe hari uburyo umurozi ashobora kugushika akakubohesha umwuka w'icyaha kamere. Muri ibyaha bisanzwe umurozi nyamurozi ukomeye cyane, bano baba barahinduwe. Umurozi hari abarozi igihe kigera bagahindurwa, ntiba bakiri abantu basanzwe, bagahindurwa. Nkuko hari icyigisho ubundi nigishije cyo guhindurwa ku bundi muntu, ngaragaza ko mu gice cy'Imana, Imana ishobora kuguhindura uwundi muntu, no mu gice cya Satani Imana ibasha kuguhindura uwundi muntu. No mu isi ya kirozi umurozi wahinduwe agahindurwa ishitani muntu, ariko ari umuntu mu buryo bw'umubiri. Iyo amanutse ari ikuzimu akorana amasezerano na Satani, isezerano n'igihango gishingiye ku maraso. Iyo amaze kwakira igikombe cy'amaraso hariya, ikibaho amashitana amwimukiramo, cyangwa amadayimoni yimukira muri we akambara spirit yewe. Tuvuge niba nge ndumurozi nshaka kugukoresha, tuvuge urugero ndashaka gukoresha mama Oronera, ngewe ndumurozi sinshaka gukora, niwe nshaka gukoresha, nzaza aho aryamye asinziriye. Ubwo mu bintu byanjye byakizo ninjiye mu cyumba cye,
ninjira mu cyumba cye nzagira gutya, umubiri ntabwo nkuvana aho uri, ngira gutya wewe imbere nkamuhamagara. Ibyo bita guhamagara mu buryo bwa kirozi. Hari n'abahamagarwa ukumva ijwi riguhamagaye ngo runaka we mu nzozi. Niba ibyo bintu byarakubaye kumva umuntu aguhamagaye ukitaba, menya ngo uhereye igihe baguhamagare waragiye baragutwaye. Noneho sasa hari igihe agira gutya ubwo ukabyuka ukava muri wowe nkakujyana. Namara kukujyana noneho sasa mpita ntegeka idayimoni rikakwambara nkakohereza kwa none kwa runaka azatangira kurota ari kumwe na mama Ronera, ari kumugaburira ibyo kurya cyangwa ari kumuha inyama. Noneho uzibwira ngo ni mama Ronera, kumbe ni ngewe runaka w'umurozi runaka usanze ukurwanya, ugufiteho ubutware mbega ukurusha imbaraga, ni nge uri kugukoresha mu buryo bwa kirozi. Ariko natwaye spirit yawe wowe imbere, umwuka wawe niwo natwaye. Niyo mpamvu ijambo rero rivuze ngo n'umwuka wanyararindwe semeneme ngo utazabaho umugayo. Nuvuga ngo umwuka wawe ushobora kugaragaraho umugayo igihe urimo urakoreshwa muri ubwo buryo buri satanike bya kirozi. No mu Mana rero, iyo Imana ishaka gukoresha umuntu yambara umwuka wanjye cyangwa wawe. Sema amen. Ni umwuka wera uzakambara umwuka wawe. Noneho sasa mu giti cya Satani ni umwuka wa Satani uzukambara umwuka wawe. Noneho hano Imana ivuga rero ngo umwuka wawe urarindwe. Yesu rero icyamuzanye ni ukugira ngo umwuka wawe urindwe nawe uhabwe ubuzima. Semene amen. Uhabwe amahoro ashyitse, ntukoreshwe Satani ntawe ukinireho. Yesu ashima. Icyita ubugingo rero nshobora kuba umukozi wa Satani, nyamukozi wa Satani ukomeye. Ashobora yani kudomina ibitekerezo byawe, ukazajya utekereza ibyo ashaka. Wowe ukarwana, waba uri nko mu nzu y'Imana gutyo, ukarwana no kugira ngo cyangwa watangira no gusenga. Kwa kundi utangiye gusenga Mwami Yesu Kristo, ibirayi bikaza mu mutwe. Mwami Yesu Kristo, ugasanga hari umuntu muzajya mwumva, hari abantu hari umuntu wigeze kwigisha rwose arimo aracyaha abadayimoni, aravuga ngo mu izina rya Satani. Acyaha mu izina rya Satani atari mu izina rya Yesu. Buriya ntagaba ari we. Nuvuga ngo umurozi afite ubushobozi bwo guhindura ibitekerezo byawe akadomina n'ururimi. Abakozi ba Satani bafite ubushobozi, ukavuga icyo bashaka, nk'uko ushobora gufata televiziyo ugafata na telekomande ukagenda uhindura. Mu isi y'umwuka w'umurozi yagufasha akakuboha neza, aba atangira kudomina n'ibyo utekereza, akagushyirira imipaka mu mitekerereze. Ikibazo ubona cy'umwana wabuze ubwenge mu ishuri, nta kindi buriya kiba kigomba kwibandwaho mu rwego rw'imisengere. Hari imbaraga ziba zaraje zigafata cya gice cy'ubwenge, zigafata ubushobozi bwo gusobanukirwa, ubushobozi bwo gufata no gusobanukirwa. Noneho umwana ukamubwira ariko kumva ntiyumve, gufata ntafate, gusobanukirwa ntasobanukirwa. Ariko siwe, hari imbaraga zindi zimudomina. Ushobora gusanga ari umukurambere w'igisekuru cya 4, ushobora gusanga ari umukurambere w'igisekuru cya 3, ari wo muzimu wazamuka abwirwa ngo genda wicare ku bwonko bw'uriya mwana. Wa muzimu kaza rero ukicara muri cya gice, uzigisha umwana, uzakubita ntazafata, kuko hari umuntu wicaye mu mutwe, hari umuntu wicaye ku bwonko. None uwo muntu rero uciye ku bwonko ntamwemerera kumva no gufata bya binde umwana ari kwigishwa, nta namwemerera kubibika. Imana amahoro idufashe mu izina rya Yesu. None kiba gikenewe rero ni isengesho riza rigakubita ukabwira ati uye wa mwuka wicaye ku bwonko no ku bwenge bw'Imana, burekure kwa kina Yesu. Rekura ubushobozi bwe bwo, kuko Imana ikurema yagushyizemo ubushobozi bwo kumva, gusobanukirwa no gufata bya bindi wasobanukiwe, bikakubamo bikisevinga muri wowe. Nk'uko ubona telefone ikoze mu buryo ngenda kumera nk'ubwonko bw'umuntu. Ubwonko bw'umuntu wandeba ugahita umbika muri wowe, ku buryo dushobora guhura niyo twaba duhuye ari ubwa mbere ugahita ugata uyu muntu. Dore hari igihe nigeze kugendana na Karine mu nzira, hatambuka umuntu avuga ati uyu muntu hari ahantu namubonye, uyu muntu numva niko ambwiye. Kubera iki? Uwo muntu y'amaso yahise arse gutyo, bwa bwonko bwise bukwibutsa ya shusho wabonye cyagiye. Wa muntu uramubonye uhise ugira gute? Numwibuka, kuko burasevinga. Niko Imana yaremye umuntu. Nuba mu bushobozi bwa wundi rero Satani cyo akora akubuza kumenya, gufata no kwibuka ikigufitiye umumaro. Noneho sasa cya kindi kigufitiye umumaro
ntiyemere kugifata ahubwo ibidagufitiye umumaro ukaba ari byo byisevinga muri wowe. Ubu ukeneye rero gufuta no guhanagura, nk'uko mujya mu matelefoni mugahanagura ibimesaje, mugahanagura ibintu byose by'ibanze kugira ngo mubone aho mubika ibindi, niko no mu mwuka iyo ubwonko bw'umuntu bwuzuye cyangwa se satani babakurambere bicaye ku bwonko bw'umuntu cyangwa se umwana wamwigisha ntafate. Kandi igitangaje ni ukuri wa mwana udafata niwe wakagombye gufata, niwe wakagombye kuba uwa mbere. Ikiba cyarabayeho ubwo bitewe n'inkomoko z'aba bantu baturuka n'aho abantu bavuka, ibiyo bizimu biraza bikabicaraho, biba bikeneye gukubitwa mu mwana hakabohozwa ubwenge bwe, cyangwa se we muntu mukuru hakabohozwa ubwenge bwawe. Sema amina. Maze iminsi Imana inyigisha ibyo bintu bwanjye nisengera, natangira gusenga ni mu izina rya Yesu ndafungura ubushobozi bwo gusobanukirwa no kumva iby'umwuka. Buri mbaraga yose yambuza gusobanukirwa no kumva iby'umwuka, igashaka ko numva iby'umwuka bingoye cyangwa se binshobera simbimenye, ye wa mwuka we ndekurira ubwonko mu izina rya Yesu, rekura ubwonko bwanjye kwa jina Yesu. Iyo nsenze gutyo ntibinsaba nta nubwo kenshi na kenshi buriya nigisha ijambo mba ndimo ndazamuka nkatekereza ikintu, icyo ntekereje nkaba ari icya kindi kikaza muri njye nkaba ari cyo nigisha. Ni gake cyane ndetse sinjya ntegura. Bwana sifiwe sana. Iyo nsenze gutyo mba nzi ngo direct umwuka w'Imana yaje byose arabikora. Aleluya. Kubera iki? Bwa bushobozi bwo gufata, ubushobozi bwo kwibuka, ubushobozi bwo kugira gute niki, iyi mitekerereze yanjye yahise iba connected n'ikirere cy'ijuru. Sema amen. Imana ibohora ubwonko bwawe mu izina ryande, kandi ibohora umutwe wawe mu izina rya Yesu, ikubakemo ubushobozi bwo gufata vuba, gusobanukirwa vuba no kumva vuba. Ibi ni ibintu nge nsenya abamana, mpa kumva vuba iby'umwuka, mpa gusobanukirwa vuba iby'umwuka. Amen. Iyo ubwo bushobozi rero bufite, wumva kabiri. Umwuka wera aravuga ukumva, mu ndirimbo ukumva, mu muhanuzi ukumva, mu cyanditswe ukumva, ahantu hose urumva. Umwuka wera avugana nawe anytime, ugahita wumva icyo avuze. None iri jambo rero rivuze ngo n'umwuka wanyu urarindwe, ni ukugira ngo udashikwa abadayimoni bakawukoresha, ko spirit yabayikoresha. Iyo uvuga ngo ubugingo, nuvuga ngo ni ibitekerezo byawe birindwe kugira ngo bitandura abadayimoni bakabivuyanga, bakabigira agatogo. Sema amen. Aho usanga baba bitobanze babigize iki agatogo. Iyo bivuga ngo ubugingo burarindwe, bivuze ngo n'amarangamutima yanyu ntasenyagurike ngo yuzure intimba n'agahinda abadayimoni bayari bate bayabyiniremo akarasisi. Hari abantu usanga amarangamutima yabo yarangiritse, yarapfuye, bahora nakababa, babona agahinda, abadayimoni bahora bayakiniramo, nta mahoro, ubwo bari bwinshi, ahejo hazaza uhatinya. Ugasanga nyine kubera iki ya marangamutima yarangiritse, yarasenyutse, abadayimoni bayakiniyemo. Ubwo rero Imana ivuga ngo n'ubugingo burarindwe, nicyo kintu bivuga amarangamutima yawe arindwe. Iyo Yesu rero yaje n'amarangamutima yawe aba yuzuye yashyitse. Semene amen. Nta bwoba, nta gahinda, nta kababaro. Niyo akababaro kaje ari nk'ikintu kikubabaje, ako kanya uragisengera kagahita gashira, ya mahoro akakugarukamo. Sema amen. Amen. Iyo rero avuga ngo n'ubushake, yavuga ubugingo n'ubushake bwawe, nuvuga ngo ni wa muntu uzisanga uri wa muntu ufata ibyemezo bitakugiraho ingaruka. Amahitamo yawe ufashe ariyo nyine. Mwumvise isengesho twasenze tuvuga ngo iby'Imana agahisemo ari byo duhitamo. Nidufata ibyemezo bibe bifashwe n'Imana muri twe. Semene amen. Ntabwo Imana yafata icyemezo cyatuma yicuza. Semene amen. Ubwo ikibifashe kiba ari cyo. None rero nizajya yanzurira muri wowe, igafata imyanzuro yanzuriye muri wowe, uzisanga icyemezo ufashe ku mwana wawe, icyemezo ufashe ku muntu runaka, icyemezo ufashe kuba watandukana na runaka, ukagira uzisanga ari ibyemezo biyobowe n'Imana Data, kuko ari Imana iba yakuyoboye. Ariko nusanga wiyoboye, uzagira gute? Uzicuza, uzavuga ati yo nza kubimenya. Bwana sifiwe sana. Amen. Imana iguhe ubuzima bwuzuye mu izina rya Yesu. Tugiye gukora isengesho ngo n'umubiri wanyu, iyo Bibiliya ivuga ngo n'umubiri wanyu rero ni izo nyama, nayo maraso, nayo magufwa. Imana ntinezezwa no kuba imibiri yacu yaba ifite ibibazo cyangwa twatakaza zimwe mu ngingo gutyo gusa. Yesu kuko yatanze isezerano avuga yuko n'imisatsi n'umusatsi, aravuga ngo n'umusatsi wo ku mutwe wanyu ntabwo uzapfuka Imana itabitegetse. Niho rero mu yandi magambo, Imana inejejwe no kurinda n'urwo rwara kugira ngo rutavamo.
haleluya. Igihe wihariye ukiyegurira Imana n'umubiri wawe, ijuru riba ryiteguye kuwuporoteja no kuwurinda, kuko ntiryifuza kubona umubiri wawe, kuko rirabizi uwo mubiri wawe ni inzu y'umwuka wera. Biravuga ntabwo muzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera w'Imana uba muri mwe. Yiteguye rero no kurinda umubiri wawe ukagubwa neza. Yiteguye gukora mu maraso, mu nyama zawe, Bwana sifiwe, no mu magufwa yawe. Nje ibi sibyo nari nagambiriye kuvuga, ubundi naragambiriye kuvuga imiryango 5 y'uburyo abadayimoni binjiriramo binjira mu muntu. Nari navuze uyu munsi ndaza kwibanda kuvuga uburyo uruhu rwawe, uburyo uruhu rwanjye n'uruhu rwawe rushobora kuba umuryango w'abadayimoni. Nibyo nari nagambiriye kuvuga, ariko sibyo umwuka wera yashatse ko tuvuga. N'uburyo twari gusengera uruhu noneho. Kuri urwo ruhu ni urugero rwa hafi. Buri mwenge wose ubona muri iyi si ya rurema, nta mwenge cyangwa umwobo utasangamo agakoko. Udasanzemo agashishi uzabona uzabona utuntu mu nzu iwanjye nkunze kubona nk'akantu kakarya sukari nkakica ntiyewe wewe iyi nzu ninjye ugomba kuyibamo, sinyibanamo n'udukoko, si umwobo, naho ngomba kuba njye nk'umuntu. Sema amen. Nkabwira utuduziwe nkagakandagira, ni wowe uro kuba mu mwobo, ntabwo uro kuba mu nzu mbamo. Nanga udusimba nanga agakoko kariko kose ukabona mu nzu. Yesu ashimwe cyane. None sasa ubwo kaba kavoge rero kaje kuba mu nzu yanjye kandi kagomba kuba mu mwobo. Nibyo rero navuga rero urwo ruhu rwawe rufite utwobo twinshi, utwenge twinshi utabona. None utwo twenge twinshi niyo mpamvu byorohera abadayimoni kwinjira mu cyitwa umubiri w'umuntu basesereye mu ruhu rw'umuntu. Bwana sifuwe sana. Niyo mpamvu nari kugaragaza ukuntu imyuka ishobora kwandurirana niba nisiganye nawe gutya, tukisigana gutya tugakozanyaho uruhu ku ruhu. Noneho nge nkaba ndi mfite spirit runaka muri nge. Nibyo nashaka kuza kuvugaho nijoro umwuka wera yaranyigishije. Bwana sifiwe. Cyangwa niba mfashe umwenda wanjye nkawuguha ukajya uvuye ku ruhu rwanjye wowe nkawuguha, uburyo nshobora kukwanduza imyuka myiza cyangwa imyuka mibi sadepa ikindimo. Amen. Ariko nubwo uruhu rwanjye rugukoze ntabwo nkwanduje imyuka mibi. Ni myiza pe. Yesu ashimwe cyane. Nibyo nandimo ndasobanura, nibyo nagombaga kuvuga. None sasa nuvuga ngo rero iyi jambo ry'Imana rivuga ngo n'imibiri yanyirarindwe, tuzabivuga gutana kibazo. N'imibiri irarindwe, nicyo ngiki Imana ifuza ko umubiri wawe urindwa, ariko nawe ugashyiraho akawe ko guproteje umubiri wawe. Bwana sifuwe sana. Iyo tuvuga ugashyiraho akawe, ikintu cyose urafasha ushyize mu kanwa ntusenze. Koko uzi aho byavuye ibyo bintu, uzi wabiteguye. Uragiye ugiye munuza ufashe iki sambusa uratamiye urariye, uzi aho zavuye, uzi ubicuruza ari we muri iryo duka, uzi ibidayimoni niba akorana n'ibidayimoni ari byo bimuzanira abakiriya biri muri ibyo bicuruzwa. Nawe Yesu utamira urariye, none ukavuga ngo urinze umubiri wawe, ntabwo uba urinze. Protege umubiri wawe. Amen. Uragiye ahantu gutyo mu rugo fo munoya uratinye, wenda cyangwa muri restaurant uratinyutse urariye udasenze ugize isoni. Uzi abari bari mu gikona barimo barabitegura bari bo mu buryo bw'umwuka. Protege umubiri wawe n'ubugingo bwawe. Amen. Utitaye ku bakureba n'abakibo wenda kuko bari impumyi batazi ibyo urimo, bazaseka cyangwa bazatangara, ariko ubuzi icyo uri gukora. Bwana sifuwe sana. Tugiye gusenga rero n'ubundi niryo sengesho Yesu yazanywe no kugira ngo tubone rero ubwo buzima bwinshi bwuzuye mu mubiri. Uba ufite umubiri utekanye, urinzwe koko, utabonekwaho n'umugayo. Ubugingo bube burinzwe, butabonekwaho umugayo. Umwuka uburinzwe, utabonekwaho umugayo. Kuko uyu mugayo wakugaragayeho abadayimoni barakwanjama mu isi y'umwuka. Banyanjamye rino joro mbyuka mpangana nabo, nisanze ahantu kweri mu giturage kwa mukuru w'umwadata wacu. Kwa mukuru w'umwadata wacu nisanga ndi kumwe na shangazi ariho, abo bose bariho. Noneho ngaho shangazi azanye akantu ko kuntamika, aranantamika ariko ngo mitambikira ntipunibuka ko bamukeka ko aroga.
bamukeka ko aroga ariko ntago nta ubizi nta kuko ni n'umuntu uza navutse nsanga ari umwadeperi mpaka magingo ye asengera muri ADP mpaka magingo yangaye urumva arakuza kurikira data none yazanywe no kuntamika akantu kari kameze nka kawunga ntazi aranabintamika bijya mu kanwa ngo ndamucunga ndavuga ngo mpita nibuka ngo mu mutima ngo nkibwira ngo ijambo riravuga ngo tuzarya ibyica ntacyo bizadutwara ngo ariko undi mutima kama nuramukubimize nubwo ijambo rivuga gutyo ubwo burozi kubwirukisha bizagutwara igihe ngo ndi ku mutima wambwiraga ngo nuramukumize ubundi mutima wambwiraga ngo mira handitseho yuko tuzarya ibyica bitazagira icyo bidutwara ngo ubundi mutima ukambwira ngo bishobora kuba ntacyo byagutwara ariko bikagutinda mu nda ukazajya kubyirukisha by'igihe kirekire ngo ndamucunga none njya hirya gutya mpita mbicira Yesu ashimwe cyane none nkangutse mvuye muri izo nzozi numva umutwe uraremereye numva umubiri usa nkaho ucitse intege cyane nkumva ni nkaho nashaka kubyuka ndavuga ntikabaye ahangaha nyine abana b'umwijima babambonye nabo muri zasi zabo bakanshitura bakanjyana hano icyo nakoze rero nahise mbyuka ndasenga ni kwa china Yesu mizimu myuka mibi y'abadayimoni yanjyanye muri ziriya si za kirozi katika Yesu ikankonekta n'amaraso yabo mvukana nabo kandi naravutse ubwa kabiri ndayisenya kwa China Yesu ndi umwana w'Imana ibyinjijwe muri nge byose ndabisohora ndasohora utangira gusohora buri kimwe cyose amen ukatura ko wowe mu mwuka utarya umwuka w'umuntu ntabwo urya ubeshwaho n'ijambo ry'Imana gusa ni umubiri urya amen none kuriya kurya rero uba watamiye ni spirit yawe yatamitswe ibibi nibyo bya bindi navuze nti umuroza shitura wowe imbere umwuka wawe imbere yamara kuwushitura ubwo bari bafite ibyo bashakaga kumbohesha Bwana sifiwe sana ibyo rero iyo ukoze isengesho uti buri kimwe cyose mwashatse kumbohesha ndagisenya kwa China Yesu mbohoye amaraso yanjye mbohoye inyama z'umubiri wanjye natuye ubuzima ku nyama z'umubiri wanjye ako kanya ubuzima buhita bwinjira nuzajya wiyatura ikintu ujye umenya ngo kirabaye sema amen ntugashidikanye ku kintu icyo ari cyo cyose wowe wiyaturiyeho cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose cyiza kenshi na kenshi muhabwa umugisha mukanga kuwakira kandi mukazarenganya Imana ngo Imana yabimye umugisha kandi yarawubahaye umugisha ni ikisi n'igihe umuntu ashobora kuza akavuga ati mu izina ry'Yesu natuye iki akatura ikintu cyiza ku buzima bwawe icyo gihe rero uba ugomba guhaguruka ugitwaye ukumva yuko ugitwaye Ana nicyo kintu yari yarabuze Ana yahoraga atongerwa na Penina akambwira ati we nukuzuza umusarani gusa Penina akambwira nubwo umugabo wanjye umugabo kuko Penina umugabo wa Ana yarafite Elukana yarafite abagore babiri Ana na Penina none rero ijambo ritubwira yuko Penina yarabyaraga Ana ntabyare ariko nubwo bimeze gutyo Elukana yakundaga Ana cyane ntiyifuzaga kubona babara ku buryo niyo yazanaga ngo imigabane agiye gutanga nk'ibitenge wenda guza nk'ibitenge urugero ngo yarazaga gaha Ana ibitenge bibiri akamuha imigabane ibiri Penina akamuha kimwe ariko Ana ntanyurwe nabyo ntanyurwe n'ibyo bitenge ngo agahorana umubabaro asengana agahinda kenshi ko kubura umwana umugabo akaza akamubwira ati ariko njyewe sinkurutira abana benshi ariko umugore ibyo ntabyumve kuko yarazi mukeba we amagambo amubwira none igihe kimwe Ana ari mu rusengero ari gusenga kuko yakundaga gusenga wenyine amen akinjira mu rusengero akabarugira Imana gatanya akubitana n'umutambyi mu rusengero umutambyi aramureba yamwitegeza akabona iyo misengere ntayimenyereye arabona amosozi ariyo marira amosozi ni ururimi rw'igihangaza rwo muri Tanzania bayita amosozi muri Tanzania hari ubwoko bwitwa abahangaza ururimi rwabo rwenda kumera nk'urunyarwanda n'abarundi barabivuga amarira rero bayita amosozi none ngo ahita gatakara nababayemo abo bantu yarariraga none yarira bakabona amosozi arimo arakoroka hasi cyangwa aratakara hasi none sasa umutambyi aramurati uzageza he uzageza ryari wa mugore n'irisindwe ryawe umudamu mu guca bugufi n'imibabaro yari yaramuhetamishije aravuga ati muja wawe ntabwo nasinze dore muri aya masaha aracyari kare ni mu gitondo ahubwo ni umubabaro uri mu muja wawe
umutambyi amwatura ijambo rimuvuga ngo Uwiteka aguhe icyo umutima wawe usaba. Semene amen. Urumva ni umugisha yamuhaye muri ubwo buryo, yamwatura iryo jambo gusa. Ana yahise ngo ahaguruka yumva yishimye. Ako kanya arataha itagira gute yakira igitangaza. Noneho mwebwe mwaturirwa amagambo akomeye menshi ariko nimuyakire. Imana yajyaga imbwira ngo akira umugisha wanjye kera nkiri umwana mu mwuka, kambwira ngo ndaguha ni wakire. Harakazwa n'iryo jambo, niba hari ijambo ryamvune n'iryo ngiryo. Imana yaramanuka ngo ndaguha umugisha ntuwakire. Nkavuga Mana simbivuge ariko nkabivugira mu mutima. Ubwo ubuhanuzi bwarangira wari urimo amanura nkumva ndababaye. Nkavuga Mana umpa ryari nkanga kwakira. Ahubwo njye nahinze ko Imana igomba kumpa mu bifatika. Njye nkabibona ari ibintu bije nkabifata mu buryo bw'ibiganza bigaragara. Ntabwo nari nzi ko ari ikintu Imana yamvugaho biciye mu mukozi wayo, njye nkacyakira nkumva ko ari cyanjye. Semene amen. Noneho rero ni kenshi mwebwe muhabwa umugisha ni muwakire. Kandi ikibi cy'umuvumo utawakira urafata. Nicyo kibi mu ruhande rwa hariya. Iyo umuntu akwatureho ijambo ribi, agaba ari kwaturaho buri munsi riragufata. Uwo muvumo urafata. Ariko igihe watureho, ejo bundi hari umumama ndimo mubwira ukuntu afitanye ikibazo, yagiranye ikibazo n'umushumba we. Ndamubwira rero njye nta kintu nakora, genda ubanze ukemura ikibazo n'umushumba wawe ubone kuza gusengera. Arambwira ngo umushumba wanjye afite amavuta, ndabizi ko nshobora kubyara aramutse ansengeye, ariko ntashaka kunsengera. Ese mwapfuye iki? Ninjiye mu mwuka, Imana imbwira yuko bapfuye kimwe mu 10. Yagurishije inzu ya miliyoni 15, ntiyatanga kimwe mu 10, 1,500,000. Umugore arifa yanga kuyatanga. Yanze kuyatanga, umugabo pasiteri avuma yanzu. Avumye inzu ubwo kuko izo miliyoni 15 yari yazifashe, ayongeraho n'izindi kugira ngo agire gute bagura inzu nziza bifuza. Akazahita abura akazi uwo mudamu. Ntabwo ati maze imyaka 7 nashatse akazi narakabuze. Ati kandi ndabizi neza byose ko biri mu maboko y'umushumba wanjye. Niho byapfiriye. None ndamwana wese Santeri genda wiga ubanze umusaba imbabazi, numara kumusaba imbabazi niwumva kwatura ijambo ryita umugisha. Nibwo nge niko umwuka wera yambwiraga. Namuhaga amabwiriza umwuka wera yambwiraga, genda wiyeranje ushakisha uburyo bwose umwoshye ukoresha ubwenge n'ubucakura bwinshi. Ntabwo ari ubwenge bubi, ukoresha ubwenge. Niba bishoboka ushakisha ituro runaka, ugenda umuterete wiyorobe uciye bugufi umusaba imbabazi, umwete imbabarira mushumba aho nacumuyeho nagize gute ndi umwana wawe n'ikintu ngirira gutyo. Utangitindanywe no kugira ngo nsabire umugisha. Nakwatura umugisha ubundi uzahite ntuzongere gusubiraho. Uwo mushumba uzatandukane nawe burundu, azahita kubura uhera icyo gihe. Hanyuma nzatangira kukubera umushumba. Ariko kano kandi ntabwo nakubera umushumba ngo bikunde utabanje kwizitura aho ngaho. Yesu ashimwe cyane. Wambwiraga ati rero niwe wambwiraga ngo afite injangwe imuvugira mu gatuza. Ntabwo ati nge mfite ikijangwe kiri mu gatuza kanje. Bwana sifuwe sana. Urumva rero nari ndimo mvuga ukuntu umuntu ushobora kumoneraho umugisha kandi ukamoneraho umuvumo, ariko igihe waturiyeho umugisha wutakire. Sema amen. Najyaga gacunga ko pasiteri wanyoboraga yatura umugisha yakwatumugisha nkamwe amina ndawutwaye, amina ndawutwaye, amina ndawufasha, amina n'uwabandi badafashe ndawufasha. Uko niko ugomba kumera. Yesu ashimwe cyane. Gira umutima ufata umugisha igihe wumvise bari kurekura umugisha, cyane cyane igihe uzi yuko utigeze ugira amahirwe yo kwaturirwaho ibyiza. Amen. Iyo uzi utigeze ujya uvuga uti n'uwabandi batakiriye uwo ngo abandi batari gufata ndawufashe nawe ubu wanjye. Bwana sifuwe sana. Tugere rero gusenga Imana. Ana nibwo buryo yakira igitangaza kiwe. Nawe kwakira igitangaza cyawe menya ngo n'amagambo meza yo mu bumana waturirwaho. Wayaturirwaho ugahita uba yafata ko abaya yawe
kandi agiye kuba mu bikorwa. Niba waturiyeho uti mu izina rya Yesu Kristo mpagaritse buno burwayi ndabuvuma ntimukavugarukaho kundi uhereye none kugeza iteka ryose mu izina rya Yesu. Urumva umuntu aratsindagiye n'izina rya Yesu niwita wakira wakagombye guhita uhagararaho ngavuga ati burahagaze. Nejo wajya usenga ukavuga ati ejo uburwayi bwarahagaze, nejo ukavuga uburwayi ejo bwancitseho, gutyo buhita bugenda ntumenye igihe bwagendeye. Semene amen. Ibyo mbabwira ni ibintu magazeho ngiye niko mbigenza, suko ndatakwa rwose. Nejo bundi igitero cy'umutwe cyarandembeje ndasenga, maze gusenga wapi biranga, mfata ikintu uza ndakijandika mu mazi twikira gutyo, none ndavuga nti mwami ndaryana, igisigaye marayika wawe nkoreho byuke nakize. Narabyutse nsanga nakize nabaye muzima. Ntibijya birenze nta ndwara njya marana umunsi wose, ntirabaho kuva nabaho amasaha 28 ntirabaho. None ejo umwuka banyi satani yanyerekaga narose inzozi zinyereka ko ikuzimu bashaka kungabaho igitero cy'uburwayi bwanjyana mu bitaro. Zari inzozi zimeze ziterera, wumve uri umuntu udasobanukiye wagira ngo nuwundi. Nisanze mu bitaro, muri ibyo bitaro nsanga hari ikayi irimo irandikwamo abaje kwivuza. Noneho muri ibyo bitaro nsanga harimwo izina ryanjye mu ikayi yomba, amazina yanjye yombi kandi ntiyanditse. Noneho hejuru hari izina ryitwa Ibrahimu muri iyo kayi. Uwo Ibrahimu ariko ngo nkabona hirya hari umuntu abaganga bakoreye operation ku buryo amara yiwe bari bayasoye hanze, inyama ziwe zose zari ziri hanze. Noneho nkabona bamucometse ku mamashini, no kurya arimo aragaburirwa biciye mu mutuntuza muri turiya mu matiyo, ku buryo uwo muntu wabonaga ameze nk'uri bupfe, ngo najya ndeba nkavuga nk'umuntu. Noneho mu kwinjira aho ngo mbona ngende muzima muri iryo kayi ryangwa nta kibazo mfite, ariko ngo mu gihe cyo gusinya ngo barambwira ngo ninsinye imbere ya Ibrahimu, izina ryitwa Ibrahimu. Sinsinye imbere y'izina ryanjye, kandi koko ngo ndabona ngo ndasinya, ariko nsinya tiritariyo, ngo nanga gusinya isinya tirita mbega ngomba nsanzwe nsinya ngo nyisinya imbere y'iyo Ibrahimu. Mvuye muri izo nzozi mitamenya ngo mu isi y'umwuka biriya nukujeje bateguye uburwayi bw'igihe cyanjye kirekire. Nshobora kuba hari umuntu ushaka kunangaho igitambo ngo nisange muri iyo si y'izo ndwara. Nahise ngaba igitero rero nabwo nti ndabimenye sasa, mwapanze imipangu nini nje mu mwuka kuyipangurura. Semene amen. Ndapangurura imipango yanyu mu izina rya Yesu. Ntangira gupangurura. Buriya nusenga uvuga ibintu byo wumva ko birimo biraba, nukabishidikanyeho. Semene amen. Hahandi upangurura imigambi y'abadayimoni bane, ndapangurura iki mu izina rya Yesu. Nta burwaye nta kuko ijambo rivuga ngo nta kibi kizakuzaho, nta n'ibyago bizegera ihema ryawe. Ibyo ni ijambo ribwirwa wowe rikabwirwa ngewe. Ntangira gupangurura ibyo byose ndasiba. Ubwo ninjira mu ngengabihe z'abazimu. Hariya mu isi y'umwuka bagira ingengabihe nk'uko ubona mu Rwanda rwa mbere 2020 u Rwanda rwari rufite mu mwaka wa 2000 u Rwanda rwari rufite vision 2020. Ubu kano kanya bari muri vision ya 2050. Ubwo rero baba baraplaninze ibyo bazakora muri iyo myaka yose. Ni kuzimu niko bakora. Bashobora gupanga bakavuga ngo mu myaka 10 runaka tuzamuteza indwara yiniye, mu myaka 15 tuzaba twamwangije, mu myaka runaka tuzamucakagura biciye mu mpanuka. Ubwo no kubw'imbabazi z'Imana ikazana igatorosha ikakwereka ibigambiriwe mu isi y'umwuka. None rero ibibonye ukibwa ngo nibisanzwe, kumbe ni ibintu byateguwe. Imana iragukopeje ikweretse ikiri kujya imbere mu isi y'umwuka giteguwe. Irimo irakubwira ngo rero pangurura biriye. Kubera iki impamvu yo kwipangurura? Iravuga ngo ibyo muzahambira muri hano mu isi, aha iyi si turimo, no mu ijuru bizagira gute? Bizahambirwa. Ubwo rero hano mu isi ni uvuga ngo ndapangurura iriya migambi yose nabonye yapanze ku bwanyu, mu ijuru bahita bayipangurura. Ariko niba hano utayipangurura hano ku isi, bandi bikuzimu baraza gusoza imigambi yabo, kuko ntiwigeze uyipangurura. Isengesho ripangurura imigambi y'abadayimoni.
semene amen. Ugapangurura ugasiba. Buri umuntu Imana ibwira ikintu kikamuha cyangwa abahanuzi bagahanura ati mbonye impanuka imbere yawe ikaba, ujye umenya ngo uwo muntu bari feke cyane, ntabwo abazi ibyo arimo. Ubundi cyagaragaye kibi ntikiba kikibaye, kuko buri Yesu uvuga uti kwa generasi iyo mpanuka ndayihagaritse, ntizamo sinzabona ibimenyetso byayo, birarangira ntibikibaye. Semene amen. Uhagaze muri icyo cyanditse kivuga ngo ibyo muhambiriye ku isi no mu ijuru babihambiriye. Kandi wibuke ko iryo jambo rirakora mu gice cy'abarozi, rigakora no mu gice cy'abasenga. Niko bimeze. Ari abasenga barihagararamo bigakora, ari n'abadasenga babihagararamo bigakora. Niyo mpamvu rero uba ugomba gupangurura. Tugiye rero gusenga Imana tuburizemwo, tugiye gukora isengesho. Semene amen. Tugiye gukora isengesho risaba ubuzima bwuzuye kandi bwinshi. Amina. Kuko nibwo bwazanye Yesu. Yesu yazanywe no kugira ngo tubone ubuzima bwuzuye kandi bushyitse. Tegura umutima wawe, tegure n'akanwa kawe. Noneho ujye umenya yuko isi y'umwuka ikorana n'ijambo rivuye mu kanwa kawe. Amen. Ariko igihe iryo jambo rivuye mu kanwa kawe uryizeye utarishidikanyaho, igihe nawe uri wa muntu uhagarara ku ijambo. Haleluya. Amen. Ndimo ndasa nkaho iyo nigenziye muri iyi minsi nkikorera evaluation, hari ahantu nabonye natentebitsemo gatoya. Ubundi ni umwe mu bantu wakurikiranaga ijambo ryose rivuye mu kanwa kanjye. Niba nkubwiye nti nzazi wawe, igihe iki n'iki narabikoraga, ariko muri iki gihe hari akadayimoni kanteye nireturuva nibagiwe. Kandi mbere nazirikanaga ijambo rivuye mu kanwa kanjye, nkumva ngomba kuba inyangamugayo mu nzego zose. Niba nkubwiye ngo nzazi wawe, nkakubwira umunsi, nkamekinga shuwa ko munsi byaba ngombwa yuko byaba bipfuye nkakumenyesha mbere y'igihe, ahubwo ntibigikunze, byananiye. Bwana sifiwe sana. Imana ishaka ko tuba abantu bakurikirana ijambo, kabinyangamugayo ko ijambo rekuye. Niba ure ku ijambo ryiza rihagarara wumve ko ribaye. Amina. Nuha promesse umuntu, iyo promesse uyisohoze, kaboneho naho yaba yagucumuye cyangwa yakwitwaye ukundi, ariko usohoze icyo wavuze. Haleluya. Tugiye gusenga Imana rero. Isengesho tugiye gukora ni risaba ubuzima bwuzuye. Navuga ngo tegura umutima wawe, tegure n'akanwa kawe. Noneho umutima, impamvu yo kuwutegura nuko ikintu ugiye gusohora ku rurimi rwawe ugomba kwiza umutima wawe kukizera ko kibaye. Haleluya. Niba hari icyo tugiye gusenya, wizere ko gisenyutse. Niba ari cyo tugiye gupangurura cyapanze ku buzima bwawe no ku mibereho yawe kibi, ukaba utazi ko imbere yawe hateguwe indwara, ukaba utazi ko imbere yawe hateguwe crise, ukaba utazi imbere yawe ko hateguwe gukorwa n'isoni, ukaba utazi ko imbere yawe hateguwe kuvugwa nabi. Mwisi y'umwuka hari igihe bavuga bati umuntu tugiye kumuharabika tumwangisha abantu. Hari uruvugo rukuri imbere bara nk'akantu gato kakubaho. Buri mu rukundo rw'Imana nta nubwo yifuza yaba ari ibikora, yaba ari byiza, yaba ari ibikora, ntiba yifuza ko bijya hanze. Hega Imana iragukunda. Semene amen. Imana ibika amabanga ikakubikira kugira ngo izajye kugushyira hanze, uba warayinaniye. Bwana sifiwe sana. C'est vrai, uba warayinaniye. Imana ibika nuvuga ngo ubaze kuba gukabya cyane, wararenze ihaniro. Ariko Imana ni Imana ibika amabanga y'abantu. Ubwawe wakwishyira hanze, ariko Imana ntabwo ishaka kugushyira hanze, ijya kugushyira hanze wayinaniye. Yesu ashimwe cyane. Ubwo rero tugiye gusenga. Niba mu migambi kuzimu abagambiriye kuvugwa nabi, ukajyaho uruvugo rubi, ukavuga ibibi n'ibyiza, ugasanga urimo uraharabikwa hirya no hino, byose turabiboroka. Yesu ashimwe cyane. Niba hari agakirize kari kateguwe, niba hari cyari kubabaza umutima wawe cyari cyateguwe, niba hari ikigusha cyari cyateguwe, byose turabifunga. Ibi yatuma utabona ubuzima bwuzuye, kandi Yesu yarazanywe no kugira ngo uzibone ubugingo bwuzuye. Ibyo nibyo tugiye guhangana nabyo. Noneho rero itegure dusenga Imana. Haguruka ku birenge byawe. Ariko isengesho ryacu riragaruka mu mvugo yo hasi, riraba ritsindagiye, ariko uzi ngo ndi guhamya, hari ikintu ndi kuboha, hari ikintu ndi guhamagara, kandi icyo mpamagaye kirabaye. Ubundi uhagarare mu kwizera. Ya ndirimbo twaririmbye twatangiriyeho yavuze ngo nitwizere uko bikwiriye. Ntabwo imitima yacu duhagararamo. Iyo wizeye uko bikwiriye
ubona ibisubizo. Iyo wizeye uko bikwiriye ubaho mu buzima bw'ubutsinzi, ubaho mu buzima bwuzuye kandi bushyitse. Vuga uti data wa twese, Imana yihariye, papa wanjye, mubyeyi wanjye, Uwiteka Nyiringabo, Imana isumba byose, wowe uri hejuru y'ibyaremwe byose. Ibyaremwe byose bikaba bibeshwaho nawe, bikaba bihumeka umwuka ubiha. Uwiteka kubw'imbabazi zawe nje imbere yawe. Uwiteka numvise ijambo ryawe. Ijambo ryawe ryambwiye yuko wazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, kandi ubugingo bwinshi. Kandi ryavuze ngo ni wowe rembo umuntu yinjiramo agakizwa, yasohoka akabona urwuri. Ninjiye muri wowe Yesu Kristo, kandi nje nifuza gukira nugarijwe n'abadayimoni n'ubukene, nugarijwe n'imivumo y'abarozi, nugarijwe n'imibereho mibi. Nifuza yo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ndaje kugira ngo unkize buri kimwe cyose cyatumaga mbaho nabi mu mwuka. Nanze kubaho nabi mu bugingo, nanze kubaho nabi mu mubiri, nanze kubaho nabi. Mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, buri mwuka wose utuma mbaho nabi mu buryo bw'umwuka, umwuka w'umurozi, umwuka w'umukonikoni, imizimu, amagini, abatware b'isi y'umwijima, abategeka b'isi y'umwijima, ibidafite inyama n'amaraso, imyuka y'ahantu ho mu ijuru yahuriraga hamwe igahuza n'ibyo byose mvuze, bikandwanya, bigatuma mbaho nabi. Uyu munsi umuriro wawe utwike ibyambeshagaho nabi mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Hakingwe imiryango yose yacishwagamo ibibi mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Buri muryango mu isi y'umwuka, buri rembo mu isi y'umwuka ryakingutse rigacishwamo ubukene kugira ngo bungereho, iryo rembo ndarifunga mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Irembo ryakingutse mu isi y'umwuka rigacishwamo igisuzuguriro, rigacishwamo amadeni, rigacishwamo ibibazo by'iyi mibereho ya none. Iryo rembo ndarikinga mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Yesu Kristo kuko ari we rembo yirizwamo aka kanya, mpagukira ubukene, mpagukira inyatsi, mpagukira kuburirwa mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ntandukanya n'umwuka wose watumaga ibyo nkeneye mbibona bigoranye, cyangwa rimwe na rimwe nkabibura. Uwo mwuka wo kubura ibyo nkeneye ndawuvuma mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Abawumbohesheje uyu munsi wa none ndawubasubije mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uwiteka
Jehova Jire, Imana yironkera ibitambo. Uwiteka nk'uko wironkeye igitambo mu gihe cya Aburahamu, yaragiye gutamba umwana we, ukamubuza, wamara kumubuza ukamwereka umwana w'intama wari wafashwe mu gihuru. Aburahamu aho hantu akahita ng'Uwiteka Jehova Jire, Imana irongera ibitambo. Uyu munsi shiraho inzira yo kubona ibyo nari nkeneye byari bikwiye mu buzima bwanje. Uwiteka hari ibingomba binkwiriye mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Shyiraho umuryango, shyiraho inzira, ibyo nkeneye byose bibone mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, kugira ngo ucishe ukubiri no kwiganyira no kwibaza iby'ahazaza. Urakoze Mwami kunyumvise, nakiriye ibyo nifuza byose, mbiboneye muri Yesu Kristo. Ubukene bwose bwari bundiho bushiriye muri Yesu Kristo, burarangiye. Nta ubutunzi butagira akagero bwo muri Yesu Kristo, kuko handitswe yuko Uwiteka mu byanditswe handitswe yuko yikenesheje ku bwanjye kugira ngo ubukene bwawe Yesu buntungishe. Uyu munsi nakiriye ubutunzi bwo muri wowe, nakiriye amahoro yo muri wowe, nakiriye ubwenge n'umunezero n'ibyishimo n'ubwenge biri muri Kristo Yesu. Mpawe imbaraga zo muri Yesu Kristo, mpawe intsinzi yo muri Yesu Kristo, nguwe neza muri Yesu Kristo. Niyambuye ishusho yose mba nambitswe, isi mboneramo, Satana mboneramo, iyo mu muryango navukiyemo ndayiyambuye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Nambaye umwami Yesu Kristo n'ubwiza bwe bwose, nakiriye ibyo nari nkennye byose, ndasubijwe mu izina rya Yesu Kristo. Mpawe amagara meza, inyama z'umubiri wanjye zihawe ubuzima, natuye ubuzima bwuzuye mu nyama z'umubiri wanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Natuye ubuzima bwuzuye mu ngingo zanjye, mu maraso yanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Natuye ubutunzi mu bigega byanjye, mu bubiko bwanjye ntatuye amafaranga mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Niyatureho igikundiro no kwemerwa ku muntu wese wambera umugisha mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uwiteka nta kibi kizangeraho, nta n'ibyago bizegera ubuzima bwanje mu izina rya Yesu Kristo. Mu isi y'umwuka abapanga kunteza ubukene, kirize, amadeni, indwara zidakira, kubabaza umutima, kumbuza amahoro, kunteza uburushi, ibyo byose ndabifunga mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Handitswe yuko ibyo mpambiriye ndi hano ku isi no mu ijuru bihambirwa. Buri kibi cyose cyategurirwa jyewe cyangwa inshuti zanjye
cyangwa abavandimwe banje ndakiboha ndakizirika ntikizabaho mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka uhereye kuri njye n'ababana nanje mbaturiyeho amahoro ibihe byose. Ndi umunyamahoro, ndi umutunzi, ndi umukire, nguwe neza muri Yesu Kristo. Amen. Data, turagushimiye ko tuguwe neza muri we Yesu Kristo. Turagushimiye ko duhawe amahoro ibihe byose. Turagushimiye ko duhawe uburinzi bw'ibihe byose. Turagushimiye ko duhawe umutekano w'ibihe byose. Turagushimiye ko duhawe ubutunzi budashira butagira akagero. Turagushimiye ko duhaye ibyo twari dukennye byose. Nuhabwa amashimwe wowe Imana idukenura. Uri Imana idukenura. Ndagushimiye ko dukenuye. Mwami, ndagushimiye ko ukenuye umuntu wese uri muri twebwe. Ukenuye buri muntu wese wo muri twebwe. Ukenuye buri muntu wese wo muri twebwe. Mana, ndagushimira ko dukenuye. Data, ndagushimira ko dukenuye kugira ngo menyekane kuri Imana ikenura, kandi gukenura kwawe kudashingira ku mashuri, gukenura kwawe kudashingira ku miryango, gukenura kwawe kugushingira ku bumana bwawe. Ndagushimiye ko hari umuntu ukenuye katika jina Yesu. Ndagushimiye ko udukenuye, udusohoye mu bukene bwa karande, udusohoye mu bukene bw'amaraso y'imiryango, udusohoye mu bukene bw'amakaritsiye twavukiyemo tugakuriramo, udusohoye mu bukene Mwami bw'imidugudu ndetse n'uturere twavukiyemo mu izina rya Yesu Kristo. Uvuga uti Mwami Yesu Kristo, ndagushimira yuko nsohoye mu bukene bwo mu maraso y'umubiri navukiyemo, ukaba uciye uwo mugozi n'ubwo burushi n'uwo muvumo w'ubukene bw'amaraso nari naravukiyemo, nkaba mpawe ubutunzi buvuye muri Yesu Kristo, uwo navutsemo bwa kabiri, maze kumwemera, maze kumwizera, niswe umwana w'Imana. Ndagushimiye ko mpawe ubutunzi bw'umwana w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye yuko uncomoye mu bukene bwa karitsiye n'umudugudu n'icyaro cyaho navukiye mu izina rya Yesu Kristo. N'umuvumo wose wari uri kuri kiriya cyaro, wari uri muri kariya gace kaho navukiye, ndagushimiye ko uhanaguye ku buzima bwanje. Nkaba mpawe umugisha uvuye mu gace no muri karitsiye yo mu ijuru iyo navutsemo bwa kabiri. Amen. Imana iguhanaguyeho umuvumo wose w'ubukene bwo mu maraso y'umuryango n'ubwo muri karitsiye wavukiyemo. Hari imivumo usanga iba yaragiye irekurwa mu duce tuba twaragiye dukuriramo, wajya ureba ugasanga mu gace kaho uturuka neza nta muntu wahavuye ufatika. Mu mudugudu ndavuga hahandi wavukiye, hahandi naho uzi za Nyakariro cyangwa za hose, wajya ugenzura ukareba zone yaho wavukiye muri karitsiye y'iwanyu, nta muntu wigeze uhava ngo agire izina rizima, abone ko hari umuntu nyine bafatiraho icyitegererezo, ukavuga ati runaka muri iyi karitsiye yarazamuwe, ngo ubone ko hari umuntu nyine watunze ibya mirenge ku buryo bavuga ngo yahawe umugisha. Sinzi n'ibyo mujya mubikurura, ukareba ahantu usanga ahantu uvuka mu gakaritsiye k'iwanyu neza, ukakagenzura ugasubiza inyuma amaso inyuma, ugasanga kagakaritsiye k'iwanyu nta muntu wahavuye ngo ku buryo bavuga ati uyu yahawe umugisha n'Imana. Ubone kabisa ko ari umuntu ushamaje, wavuga uti ujye umenya ngo kariya ako gakaritsiye rero kaba kariho imbaraga z'umuvumo runaka. Nk'uko uzi ko Yeriko yari yaravumwe, niko n'agace runaka gashobora kuvumwa, noneho abakabayemo bakisanga mu bibazo, ariko ibyo bibazo bitewe n'agace n'ako gace, bivuze ngo urakimutse tukavuyemo ubuzima bwahinduka. So Imana rero iguhanaguyeho umuvumo wo muri ako gace ko wavukiye mu izina rya Yesu, ikurekuyeho umugisha wayo. Yizamura icyubahiro ngo urakoze Mwami ko mpaye umugisha wawe.